abakobwa cyangwa se abagore barenga 30 bamubenze yifashishije wenda ibintu byinshi bitandukanye, ubundi gatanga inkwano bakazimusubiza, ubundi ukora ikibazimusubiza, cyangwa se mu by'ukuri abari muri kino gihe basigaye bisuzuguza ntibakibona uburyo ki wenda bateta neza bitwaje wenda ikintu runaka. So ndaza kumenya mu by'ukuri mu cyo kiganiro twishingiye ku makuru tugiye guhabwa n'uno muntu nyiri bwite uvuga yuko bamubenze inshuro zirenga 30, avuga renga 30 kamubenga, ndetse hamwe na hamwe akagenda amusubiza inkwano bitewe n'imyitwariye idahwitse. Aka kanya nyemera noneho tumuzamure tuze kubana paka tumenye mu by'ukuri iki kintu cy'ishi nyuma, ese ni kibazo rusange abakozi bose tubavuga nk'abarimu bamwe na bamwe bagenda bahura nacyo bitewe yuko wenda bitwara nk'ino muntu. So bimeze gute aho ngaho? Kana subscribe ukandi like duhure muri commentaire mu gihe tugeze ko tumushyira kuri microphone nk'ibisanzwe. Mureze ko ndi wa muhungu wanyu aha ngaha rwose ni igihe cyo kuganira, nyuma tuze kubana mu biganiro. Reka tumuzamure tumwakire, mumfashe kumwakira kubera yuko ndashaka kugira tumwakirane vibe twumve ikiva muri we kano kanya. Turakwakiye kuri microphone za Tera TV kano kanya. Ngira ngo kuba mwanyakiye kuri Tera TV. Ngira ngo abantu benshi basanzwe bazi ino chaîne yanyu yacu dufatanyije mwese murabizi neza, dukunda kubageraho amakuru ari viral cyangwa se amakuru ari gutrendinga hirya no hino mu gihugu ndetse no hirya no hino muri East Africa no ku isi hose. Ndagira kano kanya utangire wibwira abantu badukurikiranye kubera ko abenshi bari bakunyotewe. Naho murakoze kuba mwongeye kumva ikiganiro tukaganira n'abanyarwanda bose. Ni byiza, amazina ni Dr. Musa Kizima, nk'abandi umwari mukora mu karere ka Nyabihu mu mashuri yisumbuye no mu mwirondoro hano. Ibi bintu ujye uvuga byo kuba mwarimu ubundi ukaba impirimbanyi y'ubutegetsi mu Rwanda ubihuza gute? Ntabwo bibangamira akazi ka education cyane cyane yuko tubona umwanya munini ubushyira muri politique? Murakoze kumva icyo kibazo n'abanyarwanda babyumvireho. Gukina politiki umuntu arabivukana, no gushaka kuyobora burya ni ibintu biba biri kivana mu muntu. Natangiye nyobora famiye mvukamo ababyeyi badahari. Numvaga no mu mashuri bigaga nagendaga mfirimbanira kuba nayobora abanyeshuri twigana. Yego. Geraho haba mu bihugu by'abaturanyi no mu gihugu cy'u Rwanda kuko zigire impamyabushobozi zitandukanye muri ibyo bihugu ari mu mahanga no mu Rwanda. Okay, kuba barabaye wenda umwe mu bayobozi ahantu wigaga, watanga urugero cyangwa wari chef de classe? Nukuvuga ko nukuba niga hari ikigo cyo mu rugo cyitwaga College Chrétienne do Birunga Kutsedi, na ize trokome yo yani kuva mu mbere nari chef de classe kugera mu gatatu. Kuva rero nubwo bagenda bavuga ngo Innocent ahantu yayoboye, numva narageze no muri gereza afunzwe bamukosiye kuko bagendera ku mashuri usanze babafite amazi abo mbeki biboko mbana gose muri gereza. Ariko mutanye kubona ubutabera ndazuka, ariko urukumva ko no mu mfunga zagiriye icyizere. Ofete uraza kwihangana ko ikiganiro cyacu turasaba kugira ngo tujye umurongo mwiza. Uti natangiye ndi chef de classe guhera mu gatatu, ibyo byampaye amahirwe kumva ko nshoboye. Waba warigize kuyobora wenda serire cyangwa se wenda akagari? Ibintu nakoze ntabwo nigeze nyoterwa. Akazi nanyotewe nari ngiye kuba gitifu w'umurenge wa Muhoza mu karere ka Musanze. Teze bakoze reforme kuri amahirwe. Wabuze amahirwe? Nayiteze interview amaze ibibazo bya politiki ariko bizamo n'amarangamutima mbona umwanya sinawubona. Nongera nza gukora ku karere ka Bugesera nza n'uwa mbere, baza gushaka kumpa n'amafaranga ngo ndeke kuyobora. Nyanze cya kurega mu birangira ibisande byo kwandika babikuye muri Rariga. Okay. Nza gutanga kandidatire mu karere ka Musanze ka Rubavu Prido kuko nandi mwarimu ariko qualification yanjye bayihembera umuntu uri Baringa. Azeo mu rurimi abanyarwanda bakumva kigiye nainde Rwanda hasi ariko mfite lisansi muri education. Nyemera gakeya nkukebure gatoya. Tugushaka guhuza bino bintu byo kwa mwarimu na politike byaratuvanze cyane, ngira ngo urabizi cyane tugenda tubyibazaho kenshi. Umwanya wawe warabaye nk'umuyobozi ukomeye kano kiyatumaze kumenya
nuko abaye konseye wo muri gereza warufungiweho icyo gihe waziraga iki bwana munyapolitike? Okay, muri kuvuga aho umwanya wawe ukoraho ni umwanya mwiza. Yego. Ikigo cy'ukuri. Yego. Yego, umuyobozi wacu. Tutubwire kugira ujye kuba umuyobozi wa mbere kugira ujye kuba ibi ngibyo wigeze gufungwa. Na gufungwa kumva umupolitike kujya muri gereza ni ibintu bitamutungura. Hari ryari? Tugenda tugiye kuvuga nafunzwe 2025 mu kwa kabiri mbamo mu kwa kane. Alright, nuvuga ngo wafunzwe amezi angahe byivugire? Wafunzwe amezi abiri uhita yaragiye kuzura n'ukwezi n'iminsi 20. Dufashe kumva kino kintu rero. Wageze muri gereza bagufunze ibintu wenda bagufungiye ntabwo tubaza kubyinjiramo, ariko uza kwibona babaye konseye wa gereza, niko bimeze? Bose baje bavata umukuru w'igihugu agomba gutemwa tuyobora no muri gereza. Nifungwa zafashije mu mategeko, ariko buno nasuye kwiga buno mfite lisansi mu mategeko. Exactly. So bivuze ko icyo gihe bari bakwizeye nk'umuntu w'umunyepolitike wahise weguza aho wari usanzeyo bose bakugira icyizere mu mezi abiri uhita uyobora gereza nka konseye. Oya, hari ikintu nasanze muri gereza kibamo cyiza. Inzego barubahana, abantu bayifungwa zirubahana. Okay. Iyo ufunzwe ufite amashuri 6, undi wari uri konseye yari afite amashuri 5, akakanya yibwiriza agahita yegura. Okay. Yego. Ariko iyo disipline iba muri gereza kuko iyo ntayatungurana kuko ni mugororero. Yego. Ariko hanze usanga atagitoka yo kurahita abantu bose akubona muri kandida perezida ari meya akaguca amazi. Yego. Akaguca amazi. Ariko buryo umuntu irimo kubona twatanga urugero politike nziza, ariko n'Imana nayo igomba gukoresha cyane n'ijambo ry'Imana. Nubwo ngo yakuko politike siba umuntu wese yewe semwicisha kuburyo umuntu wese asuzugura, ariko niyo akabona ko mureza ukunda. Ubwo rero gereza iyo bayugezeho ugerageza kwerekana icyo ushinzwe, bakagerageza abagenzi bawe bahugutse mu mategeko bakamufasha. Bafite umushayi nk'uko zose zishoboka gusobanura kugira uveho, kandi bikakubyarira umusaruro ukabona usohotse w'ubuhoro ukagira hanze. Kuba muri gereza rigomba mu banyarwanda bari hanze ya za gereza nta niyo byaha gereza zose zavunwe. Exactly. Abafungwa zirubahana kuko urafungwa umenye ugeraho ukakuraho kose. Okay. Akakwereka aho uri burare, akakwereka aho uri bwerekeze, akakwereka gupangira n'icyo kurya. Kuko rero habamo n'imidugudu. Iyo midugudu rero nayo iba ifite abantu b'abayobozi, ikagira n'abashinzwe umutekano. Ariko zikigeramo niho kuba harimo umuntu wamatazi wari ufunzwe azira kunyereza umutungo, ariko akimara kumva nanditse PhD Dr. ambwira ati nyakubahwa atwumvishije ko wagitanze na kandidatire ku rwego rwo kuyobora igihugu, mu nshingano zanyu mwadufasha mwaba mufasha umurimo. birumvikana yuko muri gereza hamo kubahwa kuko nabagororwa barimo bagorwa bagomba nyine kumvikana. Aha ngaha twibaza kano kantu udusobanurire ko warafunzwe uzize ibintu bitandukanye, turashaka kwinjiramo twebwe ubwacu no kubura mwarimu no kubura umunyepolitike, ntago biza bikabangamira isura ya education cyane cyane yuko tuzi yuko akazi ko kuba mwarimu ni akazi katoroshye, ni akazi gasaba kwitanga, ni passion, mbese ni akazi gasaba umwanya munini, gutegura ibidanago, gutegura iki. Aho ngaho ntago wibagiga umwanya uriho guhemba buri munsi ukiyegura politike, bikaba byazanatuma wenda byibuze wibona n'ahandi hantu nkaho wari wibonye mu gihe utubwiye ko umwanya mukuru wabonye wo kuyobora ari ukuba konseye wagereza igihe cy'amezi 2. Wowe ubyitegura gute? Ahose ukuvuga kuriya ibintu byose twibitubaho Imana nayo iba yarabigambye ku muntu, bari ubuhanuzi bwo ku muntu. Ukuvuga niba ari umuntu watinyaga gereza n'abagabo, tinya no kuba nakora icyaha, ariko nafunzwe nzira ubusa. Ubu watinyutse icyaha noneho wagikora? Oya, nibyo bikubwiye. Nafunzwe nzira ubusa, niyo mpamvu nasohotse ngo umwere yuko nta bimenyetso byafashe ko ibyo byanashinjwaga. Yego.
kuko ntabwo ari impuhwe kuba ndi hanze nuko ibyo bimenyetso bitafashe. none no kuvuga kuri ashaka kukwereka umusabye guhuza politike n'umwarimu n'akazi k'ubwarimu aho bihurira, kandi tuzi neza yuko akazi k'ubwarimu ari akazi gakomeye cyane. ndasubira imbere gatoya, nagiye muri politike nariguye mu kubera gukorerwa akarengane mu karere ka Rubavu. nakoraga kuri GS Nyakiriba nigisha indimi kuri ku rwego rwa lisansi bakampembera hasi. icyo gihe nkabura mikoro yo kuba natunga umuryango wanjye. nibwo yahise ujya muri politike? umuntu wayoboraga akarere yitwaga Jeremy Twari. oya dusubize kano kantu. nyuma y'icyo gihe nibyo byahise bituma uba umunyepolitisiye cyangwa politike wari usanzwe uyirimo? yego, ubwo ndagira ngo uhite uduhuriza neza abanagukurikiye bo muri edikasiyo, uburyo ki ukora edikasiyo nk'umurezi uri permanent, ukongera ukagaruka ugahita uvuga uti ni impirimbanyi ya politike amemuta, aho bishobora guhurira mu gukora akazi kawe neza ka buri munsi, mu gihe tuzi neza ko akazi ka edikasiyo ari akazi karemereye nka dogiteri dushaka dusobanura ikintu kuko bibyivugira wowe ubwawe. ni ukuvuga urebye n'ubushakashatsi nakoze kuri masters, abanyarwanda bavurikiye bajijutse baraza kubibona, barajya kuri UK University of Kigali Musanze campus, barajya bakiritseho banyandikemo Hakizimana Innocent, baraza kubona tezi cyangwa article, baraza kubona article nakozeho ni ibintu byo kuzamura ireme ry'uburezi muri edikasiyo muri masters. PhD nakoze ku bintu bya leadership mu Bwongereza muri University ya UNICAF. kuvuga rero kuriya ireme uburezi niyo nkingi ikomeye mu Rwanda, ihatse izindi nkingi zose. kuvuga hari inkingi ya ekonomi, abantu bagomba kubanza kujya kwiga kugira ngo bajijute. yego, abaganga bagomba kunyura imbere ya mwarimu kugira bajijute, n'abanyepolitike bagomba kunyura imbere ya mwarimu kugira bajijute mu byo bakora. yego, rero umusirikare anyura imbere ya mwarimu kugira ajijute, kandi niyo myitozo ya gisirikare yigishwa na mwarimu, ari n'umupolisi yigishwa na mwarimu. rero ukuvuga ibintu byose nasanze bihatswe na edikasiyo, ari umushoferi ajya kwiga imodoka agahabwa akabona uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, ariko aba yanyuze imbere yande ya mwarimu. ni ukuvuga rero abarimu babaye benshi muri guverinoma yakiba paradizo. kuko abarimu ni abantu kugira ngo wemererwe guhagarara imbere y'abantu ubanza gutanga icyangombwa cy'uko udafite uburwayi na bumwe. yego, aho turagarukaho mu kanya. n'abanyarwanda mbabwire n'abanyarwanda n'abanyamakuru bagira imvugo idashimishije, n'inzego za RIB zigira imvugo zidashimishije. umuntu watanze kandidatire mu tegeko nshinga bivuga yuko gutanga kandidatire kugira kandidatire yawe yemereye. ariko nanone bwana Hakizimana Innocent nako dogiteri mutubabarire mu byo byanyu, ntago kuba waratanze iyo kandidatire wenda wabyitwaza kugira uhonyora amategeko y'u Rwanda, ahubwo turashaka kumenya uburyo ki kuba uri educators cyangwa se uri umwarimu ubihuza gute na politike. ese ntabwo bura Mineduc yabizi ko ufite umukozi nyamara nta mukozi ufite? mwakoze kumbaza icyo kibazo, nakubanje kubisasira politike n'umuhamagaro. ni ukuvuga wakugaragariza mu bapolitisiye b'u Rwanda wandikiwe diplome yanditseho ikintu cy'ubuyobozi usigezeho, ufiteho icyo bita administration kuri masters management education with management administration. ni ukuvuga ufiteho administration ubuyobozi bwiza ufite ku ya masters. ni ukuvuga rero abandi aragenda akiga biology na chimie ngo ni umukuru, akagenda akiga gusuka ngo ni umupolitisi, akagenda akanara mu nzego za gisirikare akakitwa umupolitisi. ni ukuvuga umupolitisi agomba kuba afite proof igaragazaho ikintu cya leadership cyangwa ubuyobozi. wowe urayifite? iyo afite masters bigaragaraho ijambo ubuyobozi, ni umuyobozi ufite ikimenyetso. umuyobozi wese none yaba umunyepolitike? ujya muri politiki hari ibimenyetso bibiri bikwemerera kujya muri politiki mu Rwanda no muri Afurika.
ubundi kugira utahe ujye muri politiki yawe ugomba kuba ufite manifesto nziza zishobora gukurura abanyarwanda bakazumva bakakugirira icyizere, ariko guhera kuri politiki ugomba kuba ufite certificate ibikwemera. Iyo certificate kugira uyibone ni uko utanga kandidatire. Ibi rero ntabwo bishobora kuba bifite naho bihurira, bivuga yuko ushobora kuba wica akazi ka buri munsi kajyanye no kuba mwarimu. Yego, amategeko ya edikasiyo tugenda hari sitati y'abarimu, ntabwo we bakugirira guhembwa buri kwezi. Niba ukoze no mu kazi iminsi 5 uhita ukugwa ku kazi nta mpamvu, tubone nawe ureka. Yego, hari amanota y'imihigo nayo bagenda batwivaruwa buri mwaka bakaduha na bonasi, bakanakuzamura mu ntera. Icyo zamuwe mu ntera inshuro iyi niyo bagiye kuzamurwa mu kwa mbere, ndazamurwa inshuro ya gatatu. Kubera ari impuhwe bangiri ni uko bamaze gutanga diplome zigera mu 4,000, suko ntabwo edikasiyo ari ahantu wakinira. Haba hariho umuyobozi w'ikigo ukagira isomo, wabyumvise abayobozi 3, umushinzwe imyitwarire ariwe dosi, hakazaho na dosi ushinzwe amasomo, hakazaho na head teacher. N'umwe abayobozi 3 baba bakora mu kigo urwo byumva badafite tayimutebo n'isomo na rimwe, ntabwo wajya kubishamo ngo wice akazi. Tukirumvikanye neza. Akazi kacu hari mwarimu umuhinzi. Hari ikintu ushaka kwibaza ngo kiri aho ngaho? Ubwo byumvikane neza yuko ku bantu bagukurikiranye cyangwa se bagukurikirana, akazi kawe ka buri munsi ugakora neza, nta kibazo ufitanye n'abayobozi bawe. Birumvikana Bonus urayibona, amanota n'ibigura uyabona neza, ubu nta kibazo ufite. Noneho turashaka utubwire kano kantu tugana ku musozo w'iki kiganiro cya Power 1. Umuntu ukunda politike afite ibintu nashinzwe yayikora cyangwa se byamwangiriza akazi ke ka buri munsi kakwangirika? Kuko turabona twebwe uko twajya tugufata twabona guri umuntu wagira uti ufite intambwe imwe ahandi irindi ahandi. Utubwiye neza yuko akazi kawe buri munsi bigaragara hamwe na facts ufite cyangwa se evaluation ukorerwa, akazi kawe ugakora neza. Undi umuntu uri mu bindi bisata bitandukanye yakora politike bigakunda, ko tubona abantu benshi babivanga. Uvuga bibe ngombwa kubisobanura n'abanyarwanda babyumve neza mu munota umwe. Kuvuga politike ni umurongo mwiza w'ibitekerezo, niyo definisiyo ya politike. Uzamura iki sosiyete, itsinda ry'abantu amatsinda y'abantu magari ku bintu ya politike. Politike ni mu nzego zose, nawe umupolitike kuko hari amakuru ushobora kuderiva, ushobora gushyira public, hari n'amakuru udashobora gushyira public. Exactly. Iyo ni politike mu bunyamakuru. Buri wese ni umupolitike, no kugira uyobora urugo rwawe ugomba kuba uri umunyepolitike. Iyo utari umunyepolitike mwiza urugo rurasenyuka bagasaba gatanya. Urumva rero abanyarwanda tunareke kujya dusebanya niba umuntu uburenganzira ukuvuga yuko gutanga kandidatire ku perezida mu tegeko nshinga bivuga yuko ugomba kuba ufite amashuri 6 ya primaire abanza, ufite imyaka 35, udafite ibibazo birimo n'ikibazo cyo mu mutwe, ukanyura ku muganga w'intara mu bitaro bya leta akagusuzuma indwara zose na zirimo. Kuko rero umuntu wese utanze kandidatire ntabwo arabikora n'umunyarwanda kuko abifitiye seritifika. Iyi no ku cyangombwa cya politike yahawe atanga kandidatire ivuga yuko ari muzima ku mpande zose. Aba ari umunyepolitike. Ni wowe kuko n'ifite seritifika imeze nk'iy'umukuru w'igihugu. Aka kanya ni ikihe kintu wabwira abantu bagukurikiranye kuri wowe nk'umunyepolitike w'umwarimu mu magambo 3 gusa? Ukuvuga icyo nabwira abanyarwanda ni uko ndi tayari kuzayobora u Rwanda 2029 muri manda ikurikiyeho. Numva nafungiraho kuko nari ndi kwitegura kuba nafungura ishaka no kuba nazatambuka kuko ni ibintu byavuzwe n'Imana ngo nzayobora u Rwanda. Abasuzugura bose kabafunga bakajya aho hantu. Turagushimiye bwana munyapolitike Dogiteri. Politike twafungira aho mujya politike singombwa ngo tuvuge byinshi kuko babazabibona. Urakoze cyane. Urakoze cyane, turagushimiye cyane.